Ni mu gitondo kare izuba ritangiye kurasa, ngaho usa n'ufunga amaso utega amatwi akanya gato. Hafi yawe aho ngaho, wenda nko ku gisenge cy'inzu, mu giti kiri hafi cyangwa ku rutsinga ruzana amashanyarazi, hari inyoni iri kuguhamagara. Mu buzima bwawe bwose wagiye wumvira ijwi. Wageze aho urarimenyera ku buryo hari n'igihe utaryitaho. Iri ni ijwi ushobora kumva igihugu waba urimo cyose, usibye ku mpera zombi z'isi ahaba ubukonje bukabije no mu bice byumagaye cyane nka hamwe na hamwe mu butayu bwa Sahara. Usibye aho, ahandi hasigaye hose izi nyoni zirahaba. Ngaho noneho fungura amaso yawe witegereze. Si nini ahubwo iraringaniye, ibumbabumbye neza, ikagira amabara akeye y'ikijuju n'ikigina, hariho n'utundi tubara twa pinki. Ikunda guhagarara aho abantu bose bayibona, ku buryo uba ubona itabangamiwe n'urusaku hamwe n'urujya n'uruza rw'ibintu n'abantu. Ikagira n'ukuntu rero yitambukira n'ubushongore igenda icugusa umutwe. Ni imwe mu nyoni zirangwa no kuzinduka, zidakangwa n'imbeho y'igitondo. Ikunda kuguguza mu ijwi izamura ubundi ikarimanura, ku buryo uba wumva biryoheye amatwi. Iyi ni inyoni yabaye hafi y'umuntu mu mateka ye hafi ya yose. Ibishushanyo byayo tubisanga ku nkuta z'imva za kera zo mu Misiri. Yakoreshejwe mu gutwara ubutumwa bwa gisirikare mu ntambara z'isi zombi, ndetse yanabiherewe imidari na za guverinoma. Igarukwaho kenshi mu nkuru za kera zivuga ku ntangiriro mu madini atatu ya mbere yo ku isi, ariyo Abayahudi, Abakristo n'Abayisilamu. Hafi muri buri muco wose wabayeho ku isi, ifatwa nk'ikimenyetso cy'amahoro, ubwitonzi n'urukundo. Nubwo utapfa kubona umuntu utazi iyi nyoni, ni bake bazakubwira izina ryayo rya siyansi, uburyo ibasha kuzenguruka ibirometero amagana nta karita, uko ikamwa amata kandi ari inyoni, cyangwa uburyo yubaka icyari cyayo cy'amafuti kandi ikarerera utwana twayo ahantu utakeka ko bishoboka. Nagumye kuyitsinda, ariko iyo ndi kuvuga mu Kinyarwanda yitwa inuma, dove cyangwa pigeon mu Cyongereza, pigeon cyangwa colombe mu Gifaransa, njiwa mu Giswahili. Ziba mu muryango witwa Colombidae, ubarizwamo amoko yazo arenga 350 hirya no hino ku isi. Digadi, iyi ni Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Ikaze kuri Inyamaswa TV. Uyu munsi tugiye kwitegereza neza inyamaswa umaze kubona inshuro ibihumbi, ariko ubu akaba aribwo ugiye kwisobanukirwa ibyayo neza. Reka tubyinjire mu byimbitse. Duhereye ku muryango w'inuma, ariwo Colombidae. Akaba ariwo umwe mu miryango y'inyoni dusangamo amoko menshi akwirakwiriye hirya no hino ku isi kurusha iyindi. Inuma ziba ku migabane yose ukuyemo kuri Antarctica. Ziba kuri buri kirwa cyose kiriho ibiti, kuva ku mpera y'isi ya ruguru ahaba urubura mu mashyamba y'inzitane, kugeza no mu mujyi wa Kigali rwagati kwa Rubangura, muri Nairobi CBD ni Washington. Ku bazi Icyongereza, hari amagambo akunda gucanga benshi hakubiyemo n'abakivukiyemo. Gutandukanya ijambo dove n'ijambo pigeon. Ubundi muri siyanse ayo magambo yombi nta hantu atandukaniye, yerekeza ku muryango umwe w'inyoni Colombidae. Ariko hari igihe iyo abantu bavuze dove baba berekeza ku inuma isa nkaho ari ntoya, naho amoko manini bagakunda kuyita pigeon. Ariko ibi ntibizagutangaza wumvishe n'abazungu babiri bavukiye mu gihugu kimwe kivuga Icyongereza badahuriza ku kintu kimwe ku bijyanye n'itandukaniro ry'aya magambo. Ntuzatungurwe no kumva iyo umwe yise pigeon undi aza akayita dove. Nanone inshuro nyinshi mu mvugo y'ubuvanganzo bakunda gukoresha dove. Mu Rwanda hari hoteli imwe bise Dove. Nanone
Iyo bavuga inuma nk'ikimenyetso cy'amahoro n'indi mico myiza bakunda gukoresha dove. Gusa icyo wowe wazirikana mbere y'uko dukomeza ni uko aya magambo yombi yerekeza ku nyoni zibarirwa mu muryango umwe, Colombidae. Inuma dusanga mu karere u Rwanda rubarizwamo zirimo nk'izitwa Red Dove, muri siyanse zikaba Streptoperia semitorquata, zikaba zifite ibara ry'ikijuju n'amabara yijimye, zikagira akabara k'umukara ku ijosi hamwe n'ibara ry'umutuku rizengurutse imboni y'ijisho. Iri bara ry'umutuku riri neza imbere ku jisho. Ubu nibwo bwoko bw'inuma abatuye munsi y'ubutayu bwa Sahara bumva ziguguza buri gitondo, nyamara bataziziho byinshi. Muri Afurika kandi dufite African Mourning Dove. Ijya kuba ntoya, ikagira ibara risa n'iryererutse, ikaba ikunda ahantu humagaye nko muri pariki y'Akagera mu Rwanda. Izwi nk'inuma y'intungura. Iyi yo ifite imboni y'ijisho y'umukara izengurutswe n'ibara ry'umweru. Ibara ry'umutuku riri ku jisho ryayo riri inyuma ku bwoya, si ku jisho ubwaryo. Izina ryayo irikomora ku ijwi ryo hasi ivuga imeze nk'iri mu gahinda iyo iri kuguguza igira iti. Tuvuye ku numa iri mu maganya y'agahinda, dukomereje ku inuma iseka, laughing dove mu Cyongereza. Irya siyanse rikaba Spilopelia senegalensis. Umva uko ivuga nayo. Iba ari ntoya, isa n'umutuku wijimye uvanzemo pink, ikagira utudomo twiza tw'umutuku utondetse ku mukara ahagana ku gituza. Ijwi ryayo rituje naryo nuryumva uraza gusanga rimeze nk'igitwenge cya kindi cy'urumenesha. Izi nazo tuzisanga cyane cyane muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, mu burasirazuba bwo hagati no mu Buhinde. Hakaza izitwa Emerald Spotted Wood Dove, muri siyanse zitwa Chata Chacosporosis. Ziba mu biti byo mu mashyamba, zikarangwa n'amababa y'ibara ry'icyatsi ribengerana iyo rikubiswe n'imirasire y'izuba. Ziba muri Afurika yo hagati, iburasirazuba no kugeza mu majyepfo. Mu bihugu bya Ethiopia, Somalia, Kenya, Tanzania, Zimbabwe, Zambia na Mozambique, gukomereza mu burasirazuba bwa Afurika y'Epfo. Hari ndetse African Green Pigeon bita Trelon vacus muri siyanse. Amabara yayo akaba atandukanye cyane n'ay'izo zindi twari tumaze kuvugaho. Bifite amababa y'ibara ry'icyatsi kibisi cyiganje, umuhondo n'isine. Aya mabara ayifasha kwisanisha n'amababi y'ibiti byo mu mashyamba y'inzitane mu gihe ziri kurya imbuto z'umuhondo n'umutuku. Muri iyi video turagenda tugaruka ku moko atandukanye y'inuma aho biri ngombwa, ariko iyi Radiant Dove dusanga mu karere kacu niyo iri bube iri mu mutima w'inkuru. Dusanzwe tumenyereye inuma z'ikijuju n'ikigina, ariko kandi umuryango wa Colombidae unadufitiye andi moko y'inuma zifite ubwiza bushobora gutuma zishyirwa mu myanya y'imbere ku rutonde rw'inyoni z'urukerereza. Reka turebe nk'iyitwa Victoria Crowned Pigeon yo muri New Guinea. Ni inyoni nini kandi ikaba itamirije ikamba ry'amababa ateze nk'urugori rw'amabara meza ku ruhanga rwayo, cyangwa se iyitwa Nicobar Pigeon. Ifite amababa maremare atendera y'amabara y'umutuku, ubururu, icyatsi, umuhondo n'ayandi, akaba arabagirana n'imirasire y'izuba yakubiseho. Mu majyepfo y'iburasirazuba bwa Aziya, mu gihugu cya Cambodia, Laos, Myanmar, Indonesia, Thailand, Singapore n'ibindi, tuhasanga iyitwa Pink-necked Green Pigeon. Ikaba itatse amabara ya pink, orange n'icyatsi gikenkemuye ku mababa yayo maremare. Hakaza rero igishongore Breeding Heart Dove. Izina ryayo mu Kinyarwanda risobanura inuma ifite umutima uri kuva amaraso. Ziba mu gihugu cya Philippines. Ku gatuza kayo k'ibara ryera hariho igisa n'ikizinga cy'amaraso kubera ibara ritukura cyane ku buryo wagira ngo ifite igikomere kirimo kuva. Amabara y'izi numa agaragaza ko hariho umuhanzi w'umuhanga, abandi bagahangika. Tuvuge ku mubiri w'inuma. Iteye ku buryo buyifasha kuguruka byoroshye.
Igituza cyayo kiba kibyimbye kandi kirimo imikaya ikomeye ku buryo igice kinini cy'uburemere bwayo ariho kiri. Aho niho hari imbaraga ziyifasha gukubita amababa vuba vuba. Igikanka cyayo nacyo kigizwe n'amagufwa ataremereye kubera ko aba ari mu mwenge. Ibi bituma ipima ibiro bike ariko imbaraga zo zikaba nyinshi. Inuma nyinshi ziba zifite amababa asa n'asongoye kandi maremare ugereranyije n'ingano y'umubiri wayo. Iyi miterere ituma ibasha kwihuta cyane kandi ikamara umwanya munini mu kirere idahagaze. Inuma itaha kure yareze agatuza ishobora kugumana umuvuduko wa kilometero 90 ku isaha. Hari inuma bakurikiranye yabashije kugenda ibirometero 1800 idahagaze. Ni nko kuzenguruka imbibi zose z'u Rwanda inshuro ebyiri. Nubwo imiterere y'amababa y'inuma zose ijya kumera kimwe, haba hari itandukaniro rigenda ribaho hagati y'ubwoko n'ubundi muri bwa bundi 350 bitewe n'ahantu ziba. Urugero, amababa ya Emerald Spotted Wood Dove iba mu mashyamba y'inzitane, ayifasha kuguruka gake gake yitonze kugira ngo itisekura ku kintu bitewe n'umuvuduko mwinshi. Tukiva ku mababa, reka noneho nkubwire ku maso y'inuma. Aya maso atereye ku mpande z'umutwe bikayifasha kurebera icyarimwe ibintu bizengurutse kuri dogere 340. Ni ukuvuga hafi kureba impande zose icyarimwe. Ibi ni ngombwa cyane ku nyamaswa ihigwa n'izindi nyinshi. Uzacunga inuma, hari igihe ushobora kuyegera ugira ngo ntiyakubonye, ariko wajya nko kuzamura ukuboko gusa ngo uyitere ikintu ikaba yabibonye igahita ihunga. Aho wayiturukaho hafi ya hose ibikureba. Nubwo buri jisho riba rireba ibiri ku ruhande ririho, hari n'ibyo amaso yombi abonera rimwe bikayifasha nko mu gihe iri gutoragura ibyo kurya yitegereza ku butaka cyangwa iri kureba aho yubaka icyari, mbese ibintu biri hafi aho imbere yayo. Nanone kandi ubushobozi bw'ijisho ry'inuma bwo kubona ibintu mu buryo bukeye n'iyo haba hatabona neza buri hejuru. Ibi bituma inuma ibasha kuzinduka kandi igakomeza gahunda zayo kugeza ku mugoroba mu gihe izindi nyoni ziba zagiye kuryama. Uzajya kubona ubone inuma iguciyeho yiruka cyane kandi ubona rwose bwatangiye kwira. Ikindi kandi mu gihe umuntu areba isi imukikije mu mabara atatu y'ibanze ariyo umutuku, icyatsi n'ubururu, inuma yo ireba mu mabara 4, ni ukuvuga ya yandi atatu y'ibanze wongeyeho n'iryitwa ultraviolet. Ibi kandi niko bimeze no ku zindi nyoni, inzuki, amafi amwe n'amwe, ibikururanda n'udusimba. Ibi by'amabara byaba isomo ryihariye ukwaryo, ariko reka nkubwire ko wowe ushobora kubona inuma ebyiri zisa 100%, ariko indi numa yazireba ikabona amabara yazo atandukanye. Niyo mpamvu ingore n'ingabo zimenyana, cyangwa inzuki zose tukabona zisa neza neza, nyamara zo zikamenyana kuko zidafite amabara ameze kimwe. Twebwe tureba amabara make, zo zikareba amabara arenzeho, ultraviolet. Ubwo rero nubwo twe tutabibona, burya nta numa isa n'indi nk'uko abantu badasa, ariko kuba zireba cyane ni intangiriro gusa y'ibitangaza bigiye gukurikiraho. Izi nyoni zifite ubwenge bwinshi cyane. Ku isi hari inyamaswa nkeya zishobora kwireba mu kirahuri zikimenya. Muri zo harimo dolphins, inzovu n'inguge, tutibagiwe n'inuma yacu. Abashakashatsi bavumbuye ko inuma zishobora kubara no gutondeka imibare kimwe n'inkende. Nanone bavumbuye ko zifite ubushobozi bwo kwitegereza ibishushanyo by'ubugeni zikamenya ngo iki cyashushanyijwe n'uwitwa Picasso naho iki ni icya Monet. Ikirenze ibyo byose ni uko mu mwaka w'2015 inuma zatojwe ibijyanye n'ubuvuzi zashoboye gupima kanseri y'ibere zifashishije amashusho zeretswe, zikayitahura nta kwibeshya ku gipimo kingana na 99%. Akaba ari nacyo gipimo abantu bagezeho bakoresheje ubundi buryo bwo gupima. Noneho tugeze
ku gatorero kihariye k'inuma kavamo amata yo kugaburira ibyana byayo. Ubusanzwe agatorero ku nyoni ni igice cy'umuhogo kiba ari kinini kurushaho, ku buryo iyo iri gutora igenda ishyiramo ibyo itoye mbere y'uko bikomereza mu gifu ngo kibisye. Ibi bituma inuma cyangwa indi nyoni itora vuba vuba, cyane ko nta menyo iba ifite ngo ibanze gukacanga. Gukacanga byayitinza. Igenda itora irohayo, byagera mu gatorero bikamera nk'ibyinitse, bityo bikarushaho koroha mbere yo gukomereza mu gifu. Ariko ku numa ho agatorero gafite akandi kamaro kisumbuye kuri ibyo bikorwa n'izindi nyoni zose. Agatorero k'inuma gakora amata. Aya mata agirwa n'inumakazi hamwe n'isake. Ayo mata akorwa ate rero kandi aba ameze ate? Reka mbanze nkubwire ko inumakazi n'isake y'inuma zombi zifatanya kurera imishwi yazo. Ubwo rero iyo amagi amaze kwituraga, yaba inumakazi n'isake yayo byombi bigira ihinduka mu mubiri rituma ubwonko bwazo buvura imisemburo yitwa prolactin. Iyi misemburo ni nayo ituma ababyeyi b'abamama bazana amashereka mu mabere, ndetse no mu zindi nyamaswa z'inyamabere zose akaba ariko bigenda. Igitangaje ku numa ho ni uko ibi biba ku ngabo no ku ngore y'igihe cyo kwita ku mishwi yazo kigeze. Iyo misemburo ituma imbere ku mubiri w'agatorero k'inuma hatangira gusohokamo ibintu bimatiriye bifite ibara ry'umuhondo kandi bikaba bikize kuri poroteyine n'ibinure. Wakwibaza uti none se ko amata abonetse, inuma zacu zironsa zite mwoka byaramwe ko nta mabere zigira? Inuma yaba ingabo cyangwa ingore, iyo igeze ku gashwi kayo karasama igacengeza akanwa kayo mu kako, maze igasa nk'iruka hakaza ya mata, ubundi ikayacira mu kanwa kako nako kakamera. Agashwi gakomeza gutungwa n'ayo mata mu minsi ya mbere kugeza ubwo kaba kamaze gukomera, maze ise na nyina zigatangira kujya zikagaburira utubuto, amaherezo nako kakazaba inuma nkuru ishoboye kwihigira. Hari andi moko make y'inyoni zikora icyo twakwita amata, arizo flamingo na kasuku zimwe na zimwe. Nanone amata y'inyamabere hari icyo atandukaniyeho n'ay'inuma. Ay'inuma ntaba arimo icyo bita lactose. Lactose ni imvange y'ubwoko bubiri bw'amasukari bita glucose na galactose. Nanone kandi amata y'inuma aba afashe cyane adasukika, ni nk'amavuta. Ariko ku bijyanye n'umumaro wayo, amata yose akora kimwe: kurengera umwana. Amata y'inuma atuma agashwi kayo kabona ibinure, amaporoteyine, ibirinda indwara n'ibyongera ubudahangarwa, hamwe n'ibirwanya kwangirika k'utunyangingo mu byumweru bya mbere igihe igifu cyako kiba kitarakomera neza nk'uko bimeze ku nyamabere. Aha tugeze tugiye kuvuga ku byerekeranye n'aho inuma ziba. Nubwo inuma ari umuryango w'inyoni dusanga ahantu henshi cyane ku isi, hari ibintu bibiri aho hantu hagomba kuba hujuje. Icya mbere ni uko hagomba kuba haboneka utubuto tw'ibimera kuko ari byo byo kurya by'inuma. Icya kabiri ni uko hagomba kuba haboneka amazi kuko ariyo zinywa. Uburyo inuma zinywamo amazi nacyo ni ikindi kintu ntasimbuka nakubwiyeho. Mu gihe izindi nyoni iyo ziri kunywa amazi zidubika umunwa mu mazi, ubundi zikarebesha umutwe mu kirere kugira ngo rukuruzi y'isi zifashe kuyamira, inuma yo ibyo ntibijyamo. Inuma yo ishyira umunwa mu mazi igakurura ikamera nk'uko umuntu anywesha umuheha. Nubona indi nyoni yabibasha itari inuma, uzayizane nkubwire. Kubera ko inuma inywa amazi menshi ugereranyije n'izindi nyoni, ibyo bintu byo kunywa ibanje kureba mu kirere byari kujya biyitinza koko. Niyo mpamvu yahawe ubushobozi bwihariye. Ibyo bindi ibiharira ibishwi, inkoko n'ibikona. Niyo mpamvu mba ndi kwibaza uko wowe umeze, kuko njye ibi bintu biba byandenze. Nanone kandi mba nibaza umuntu udahita ukanda like nyuma yo kumva ibintu nk'ibi, cyangwa akaba ari aho atarakora subscribe uko yimereye.
Nakwinginze rwose wowe uzafata akanya witegereze ukuntu inuma zibigenza iyo ziri kunywa amazi. Niba uri muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara ntibizakugora kuko Red Dove tuyisanga hose mu biti, mu mashyamba, mu busitani, mu mirima no mu mijyi. Uzazisanga ku gasantere ko ku Kamuhondo muri Rulindo, kuri stade Intwari muri Bujumbura, i Goma ku kibuga cy'indege n'ahandi henshi. African Green Pigeon iyo yikundira kuba mu mashyamba afite ubushorishori bw'ibiti byegeranye, aho akaba ariho ishakira utubuto duhiye two kuyitunga. Iyi ifite ubuhanga butagirwa n'izindi numa zitora ku butaka, kuko yo ishobora no gukubita amababi icuramye igakora amasiporo ahambaye kugira ngo ibone uko yitendeka ku mashami y'ibiti iri gusarura imbuto. Amano yayo nayo ateye ku buryo afata agakomeza bityo ntipfe guhanuka. Iyi uzayisanga mu mashyamba ya Nyungwe, cyangwa niba uri i Burundi uyisange muri Kibira. Ntizaba ari imwe ahubwo zizaba ari nyinshi. Ibi tugiye kuvuga noneho ubanza ari n'amayobera. Uburyo inuma itembera isi n'ubuhanga ikoresha mu kugaruka mu rugo nta kuyoba. Ubushobozi bw'inuma bwo kogoga isi ni kimwe mu bintu abahanga mu binyabuzima bamaze imyaka myinshi bigaho, ariko na n'ubu bakaba batarabisobanukirwa mu buryo bwuzuye. Hari ubwoko bw'inuma ziba zifite ahantu zita imuhira. Ibi niko bimeze ku zo bise rock doves, zikunda kwarika mu bitare cyangwa ku mazu maremare ari mu mijyi. Izi nizo numa dukunda kubona mu mijyi myinshi hirya no hino ku isi. Abantu bakunda gufata izi numa bakazubakira utuzu bamanika ku mazu yabo maze zikajya zitahamo. Nanone bagiye bazibangurira mu buryo buteguwe ku buryo havamo inuma zirusha izindi zose kutayoba mu rugo. Mu Rwanda tujya tubona inuma z'umweru ziri gutembera nk'ahantu hari agasantere, ariko bwakwira zikajya kwa nyirazo ariho iwazo. Ntibazikingirana cyangwa ngo bazizirike kuko baba bizeye ko zidashobora kurara mu gasozi. Homing dove aho yaba iri hose ikora uko ishoboye igataha mu rugo rwayo, akaba ariho irara. Iyi numa ushobora kuyifata ukayishyira mu gikarito gifunze neza. Igikarito ukagishyira mu modoka ifunze neza nayo, ukava mu mujyi wa Kigali ukambuka igihugu cy'Ubugande ukagera ku mupaka wa Kenya ahitwa Busia, maze ya numa yawe ukayikura mu gikarito ukayirekura. Ako kanya igahita iguruka, agatuza kagashyira imbere ikerekeza mu rugo. Ni iki kiyifasha kuhamenya? Hashize imyaka za 20 hakorwa ubushakashatsi ngo hamenyekane uburyo inuma ikora ingendo. Havumbuwe ibintu bitandukanye bibikorera hamwe. Kimwe muri byo ni ukuba inuma ibasha kumenya umwanya izuba riherereyemo mu gihe iki n'iki, mu gihe cy'amasaha 24. Ikindi ni uko inuma yifashisha rukuruzi y'isi kugira ngo imenye icyerekezo, cyane cyane mu gihe izuba riba ritagaragara. Hari abavuga ko ifite akantu kameze nka rukuruzi ahagana aho iminwa yayo itereye, cyangwa ngo ikaba ifite urugingo rwihariye rwumva urumuri mu jisho, cyangwa se ikaba yaba inabifite byombi. Ibi biracyakomeje kugibwaho impaka hagati y'abashakashatsi. Nanone hatekerezwa ko inuma mu rugendo yifashisha ubushobozi bwo guhumurirwa kugira ngo yibuke inzira. Ubushakashatsi bwakorewe mu Buyapani no muri Portugal bwagaragaje ko iyo inuma zikuwemo icyumviro cyo guhumurirwa zitakaza ubushobozi bwo kumenya amayira neza. Bikekwa ko inuma yifashisha impumuro y'aho igeze kugira ngo imenye inzira yigarura. Abandi bo bakavuga ko inuma yumva amajwi yo hasi cyane adashobora kumvwa n'abantu, ayo akaba ari amajwi y'umuyaga, ay'imiraba y'inyanja n'ibindi bintu biri ku butaka. Ayo majwi yo hasi bita ultrasound ngo inuma ishobora kuba ariyo igenda yumva ikayabika mu bwonko bwayo kugira ngo aze kuyifasha igihe iri bube itashye iturutse kure cyane. Ariko ubwo buryo bwose bwavuzwe ni ugukeka.
kuko hari aho babona ari byo nyamara byagera mu bindi bihe cyangwa ahandi hantu bakabona ntibikora. Ubwo rero ntawakwemeza ahagaze ku maguru yombi ko uburyo bumwe muri ubwo bwasobanura uko inuma itajya iyoba inzira. Biragaragara ko inuma ikoresha uburyo bwinshi buhuriza hamwe ku buryo iyo bumwe bwanze ikoresha ubundi mpaka igeze ku ntego. Batitaye ku kuntu inuma ibigenza, abantu bagiye bakoresha ubwo bushobozi bwayo kugira ngo bagere ku nyungu zabo mu mateka yabo yose. Turaza kubibona mu kanya. Reka tubanze tuvuge ku kindi kintu kidasanzwe kugira ngo ntaza kukibagirwa. Imyitwarire n'imyororokere y'inuma. Ingabo n'ingore zibana ubuzima bwose nta gucana inyuma. Mu numa ntihabamo ubuharike. Iyo ziri kurambagizanya, ingabo irunama ikaguguza ikajya ibyimbisha agatuza kandi igakomeza gukurikira ingore aho igiye hose. Ibi bintu biba ku mugaragaro ku buryo nawe ushobora kubibona ziri hejuru y'inzu y'iwanyu. Ijwi ryo kuguguza kw'isake y'inuma mu gihe iri gutereta riba ritandukanye n'irisanzwe ivuga iyo yumvisha izindi ngabo ko ihari. Ryo uba wumva rifite injyana, wumva ririmo kwinginga kandi wumva ko ritagenewe gusakara hose, ahubwo ko ari irigenewe iyo ngore nyine. Reka kandi tuvuge ku cyari cy'inuma. Ni icyari cyoroheje cyane, kiba kigizwe n'uduti dukeya tugerekeranye duteretse ahantu haringaniye. Nta byondo bivanzemo, nta byo gusobeka, nta rindi saso rigeretse hejuru y'uduti. Wagira ngo izi nyoni ziba zacyubatse zitekereza ibindi. Nk'iyo ari mu giti, hari ubwo imvura igwa amagi y'inuma akanyura hagati ya twa duti akikubita hasi. Ibyo kandi ntibigire isomo biziha, ahubwo zikongera zigatangira bundi bushya kwa kundi nyine. Ariko ibi biterwa n'uko inuma iba yizeye ko igihe izamara ikoresha icyo cyari kitagomba kuba kirekire. Mu kwezi kumwe konyine iba iteye amagi yayaraririye yamaze kurera udushwi, ubundi ikaducutsa. Dore uko yabigabanyije. Inumakazi itera amagi 2 mu gihe cy'amasaha 40 yonyine. Ni ukuvuga igihe kitageze ku minsi 2. Ingore n'ingabo zifatanya kuyararira zigenda zisimburana mu gihe cy'iminsi 14. Hakurikiraho iminsi 14 yo kugaburira imishwi nk'uko twigeze kubivuga. Iyo minsi 14 ishize, ibyo byana biba byarameze amababa bikava mu cyari bigatangira kwitoza kuguruka. Iyo umwaka wagenze neza, umuryango umwe w'inuma utera inshuro 6 mu mwaka. Kuba zitera kenshi mu mwaka nibyo bizifasha kudacibwa intege n'impanuka zishobora gusenya icyari cyazo kiba kidakomeye. Izi mpanuka ntizibuza ko inuma zikomeza kuba nyinshi ku isi. Ese wigeze ubona agashwi k'inuma kari kuguruka cyangwa kari kugendagenda mu mujyi? Biragoye kukabona. Benshi bibaza impamvu, nyamara si amayobera. Mu gihe kigeze ku kwezi, agashwi kamara mu cyari kavamo ari uko gakuze neza kangana na se cyangwa nyina mu bunini. Iyo zose ziri kumwe wamenya ngo inkuru ni iyihe, intoya ni iyihe. Uburyo bumwe wabitandukanya ni ukwitegereza iminwa yazo. Inuma ikiri ntoya iba ifite umunwa uriho ibara rya pink kandi woroshye. Naho ubundi inuma iguma mu rugo kugeza igihe ibona ko imeze nk'inuma nkuru. Kugeza aha nizere ko wazirikanye iki kintu cyiza ku numa. Ni couple y'intangarugero. Ingabo n'ingore zibana ubudatana. Zombi zifatanya kurarira amagi. Zombi zikora amata. Zombi zigaburira utwana twazo. Ubusanzwe ingabo igabura ku manywa naho ingore ikagabura nijoro. Ubwo bufatanye no kugabana imirimo mu buryo budahindagurika buhozaho igihe cyose zigiye kwibaruka biri ku kigero kidapfa kugerwaho n'izindi nyamaswa zibonetse zose. Byagera ku bantu ho bikarushaho kugorana. Ubwo tuvuze abantu, reka mpite mwinjiza ku byerekeranye n'amateka yabo n'inuma, nubwo ntashobora kuyamara inyuma. Nta yindi nyoni yo mu gasozi yagize uruhare mu mico hafi ya yose y'abantu kurusha inuma.
Hashize byibuze imyaka 5,000 abantu batangiye korora inuma mu rugo. Iyo bibanzeho cyane ni iyitwa rock doves cyangwa inuma zo mu bitare. Hari ibihamya bigaragaza ko izo nyoni zabaga mu ngo z'abantu muri Mesopotamiya, mu Misiri no mu kibaya cya Indus. Mu gihe cy'Abaromani hategurwaga amasiganwa y'inuma ndetse zigakoreshwa mu gutwara ubutumwa zambukiranya Mediterane. Nubwo Abaromani aribo batangije amasiganwa y'inuma, muri iki gihe ayo masiganwa yatejwe imbere cyane ku buryo ari siporo mpuzamahanga yo ku rwego rwo hejuru. Ariko ntiwumve ko yitabirwa n'izo numa ubona zose mu murima wawe. Inuma zikoreshwa mu masiganwa ziba zaratoranyijwe neza kuva ku kubanguriza izo bahisemo kugira ngo hazavuke izizi kwiruka cyane kandi zikamenya aho zitaha mu buryo bwihuse. Hari uburyo bubiri ayo masiganwa akorwamo. Uburyo bwa mbere ni uko aborozi bo hirya no hino ku isi bazana inuma zabo bakazandikisha mu irushanwa, zigashyirwaho ibirango ndetse n'akuma kazikurikirana ka GPS. Nanone inzu zazo mu gihugu zaturutsemo zishyirwaho agakoresho kazatanga ikimenyetso cy'uko inuma runaka igeze mu rugo kuri mudasobwa z'abateguye irushanwa. Za numa zose zitabiriye irushanwa bazishyira mu kimodoka kimwe bakazijyana kure ahantu hari ibirometero 100 ubundi bakazirekurira icyarimwe. Ikoranabuhanga rirazikurikira bikagaragara kuri za screen kugeza buri yose igeze mu gihugu cyayo ikinjira mu kazu kayo. Kubera ko izi numa ziba zitakoze urugendo rureshya, mu kugena iyegukana igihembo harebwa yakoresheje umuvuduko munini kurusha izindi. Ariko kandi kubera ko izi numa zose ziba zidataha hamwe kandi zikaba zitagenda urugendo rungana, ubu buryo bwo kurushanwa burimo inenge. Niyo mpamvu hashyizweho uburyo bwa kabiri ari nabwo bugezweho muri iki gihe. Buri wese azana inuma ye ikiri ntoya mu kizu bazororeramo. Zitabwaho mu buryo bumwe, zikagaburirwa kimwe. Ziba ari inuma zibarirwa mu bihumbi, buri yose ifite ibirango byayo. Iyo zimaze gukura, igihe cy'isiganwa kikagera, bazishyira mu kimodoka bakazijyana kure cyane y'aho zarerewe, ubundi bagafungura cya kimodoka, inuma zigasohokera rimwe zose zerekeza hahandi ziba. Ikoranabuhanga rirazikurikirana, abanyamakuru bakogeza bigakomera, ubundi igezeyo bwa mbere ikegukana ibihembo. Ibi biba biryoshye cyane kuko noneho ziba zihagurutse ahantu hamwe zerekeje ahantu hamwe. Muri iki gihe iyi ni siporo irimo amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari, cyane cyane mu bihugu byo mu Burayi no muri Aziya. Inuma zitwaye neza muri aya marushanwa, amazina yazo aramamara ku buryo zinjiriza ba nyirazo agatubutse. Mu mwaka w'2019 inuma yitwa Armando yahawe akabyiniro ka Lewis Hamilton, yitiriwe umwe mu bihangange mu masiganwa y'imodoka. Armando yagurishijwe akayabo ka miliyoni n'ibihumbi 400 z'amadolari y'Amerika mu cyamunara. Yaguzwe n'umuherwe w'umushinwa. Inyoni imwe akayigura ayaruta ayo agura imodoka agendamo. Mu mwaka w'2020 inuma yitwa New Kim yakuyeho ako gahigo kuko yo yaguzwe miliyoni 1,900 z'amadolari. Iyi numa y'ingore yasiganiwe n'abaherwe babiri, umwe agenda azamura ku yundi yashyizeho kugeza igeze kuri ako kavagari k'amafaranga. Ni inuma yororewe mu Bubiligi yegukanwa n'umushinwa nanone. Izi numa zororerwa ahantu harinzwe cyane kuko amatsinda y'abajura aba amaranira kuziba. Iyo baciye muri humya abazirinda batwaramo izo batoranyije bakajya kuzibanguriza kugira ngo bazabone inuma zifite imbaraga nabo bazajyana mu marushanwa cyangwa bakazigurisha n'abaherwe. Inuma kandi zagiye zikoreshwa ku rugamba. Mu ntambara ya mbere n'iya kabiri z'isi, inuma zagiye zinjizwa mu gisirikare ndetse zikoherezwa mu butumwa mu gihe ibyuma by'itumanaho byabaga byasenywe. Hari inuma yamenyekanye cyane yitwa Shelami. Ikaba yarabarijwe mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'1918 igihe intambara ya mbere y'isi yacaga ibintu.
Iyi numa yajyanye ubutumwa bw'ingenzi bwarokoye abasirikare 200 bari bagoswe n'umwanzi mu gihugu cy'Ubufaransa. Ibi yabigezeho nubwo yari yakomeretse mu gatuza, yacitse akaguru kandi yapfuye ijisho rimwe. Shelami yahawe igihembo cyitwa French Croix de Guerre. Muri iki gihe umurambo w'iyo numa ubitswe neza mu nzu ndangamurage yitwa Smithsonian Institution muri Washington DC. Usibye mu ntambara kandi, inuma zagiye zikoreshwa mu bijyanye n'ubutasi kandi na n'ubu ziracyakoreshwa. Ibi byaba ikiganiro cyihariye. Niba mwifuza ko nkibakorera, mubyandike muri comment. Nihaboneka comments z'abantu 100 babyifuza, icyo kiganiro kigaruka byihariye ku mikoreshereze y'inuma hamwe n'izindi nyoni mu ntambara no mu butasi kizabageraho. Ikimenyetso cy'amahoro ku mirongo y'urugamba n'ubugambanyi bukabije. Inuma kandi ikunda kugaragara kenshi mu birango by'ibigo bitwara ubutumwa hirya no hino ku isi. Iposita y'u Rwanda mu kirango cyayo harimo inuma itwaye urupapuro mu kanwa. Iposita ya Kenya ikirango cyayo kirimo umutwe w'inuma mu nyuguti ya O. Iposita ya Amerika yitwa United States Post Office, ikirango cyayo cy'ubururu kiriho umutwe w'inuma. Izo ni ingero nke. Inuma ni intumwa. Dusubiye inyuma muri Bibiliya mu gitabo cy'intangiriro havugwamo inkuru y'ukuntu Nowa yarekuye inuma igasohoka mu nkuge, hanyuma ikaza kugaruka ifite ikibabi cy'igiti cy'umutini, bikaba byaragaragazaga ko amazi yatangiye gukama nyuma y'umwuzure. Nanone mu mavanjiri havuga ko igihe Yesu yabatizwaga, umwuka wera wamujeho ufite ishusho y'inuma. Mu Basilamu, inuma ihuzwa n'uburinzi bw'intumwa y'Imana. Mu idini y'Abahindu, inuma ihuzwa n'urukundo n'umutima. Hafi muri buri muco wose, aho bagaruka ku numa bahuriza ku kuba ari ikimenyetso cy'amahoro, ubudahemuka, umuryango mwiza no gutwara ubutumwa bwiza. Ibi si ibintu by'uruhurirane gusa rudafite impamvu. Iyo witegereje inuma ubona ituje. Iyo uyegereye ntihangayika. Ziba hafi y'aho abantu baba kandi uba ubona zidafite ubwoba cyane nk'izindi nyoni zo mu gasozi. Ivuga mu ijwi rituje kandi ridahinduka. Zishakana ubudatana, zikabana akaramata. Iyo zivuye mu rugo ziragaruka, ntiziraraguza. Icyo nicyo abatuye isi yose mu mico yabo itandukanye bayikundira. Inuma. Mu bihe bya kera, inuma ntizari inyoni zororerwa kwishimisha cyangwa gutumwa gusa. Zari isoko ikomeye y'ubukire. Kera cyane, mbere yo gutangira gukora ifumbire mvaruganda, amatotoro y'inkoko yafatwaga nk'aho ariyo fumbire ya mbere yizewe kurusha izindi zose mu buhinzi. Mu burasirazuba bwo hagati ndetse n'i Burayi, amatotoro y'inuma yahabwaga agaciro gakomeye mu gukora ifumbire ituma ubutaka burumbuka cyane kandi igakoreshwa mu gukora ifu bashyira mu masasu kugira ngo abashe guturika. Niyo mpamvu ibirundo by'amatotoro y'inyoni, cyane inuma, byari imari mu myaka y'1800. Ibyo birundo byitwa guan. Yari ikintu gikomeye ku buryo amazu yatahagamo inuma nyinshi yageze ubwo ajya arindwa n'abasirikare bafite imbunda kugira ngo ayo matotoro atibwa. Haciyeho ibinyejana byinshi kugira inzu y'inuma ari ikimenyetso gikomeye cyane cy'ubukire n'ububasha. Na leta zashyiragaho amategeko agenga imicungire y'ayo matotoro kuko yoherezwaga no mu bindi bihugu bitayafite. Mu mwaka w'1856, inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatoye itegeko ryiswe The Guan Islands Act. Iryo tegeko ryavugaga ko mu gihe umunyamerika ageze ku kirwa kidafite ikindi gihugu kikiyitirira agasanga hari Guan, ako kanya icyo kirwa gihita gihinduka ubutaka bwa USA.
aho inuma n'izindi nyoni zataye amatotoro akaba ibirundo binini bitigeze biyorwa, aho hakaba ari ikirombe cy'ubukungu maze amato agatangira gutunda. Inuma ni inyoni itari mu byago byo kuba yacika ku isi. Inyinshi muri zo nka red dove, laughing dove na rocky pigeon zagiye ziyongera uko abantu barushaho kubaka, kuko zarika no ku mazu yabo y'ibitabashwa. Ubu ni zimwe mu nyoni zifite umubare munini muri Afurika. Nyamara mu mijyi ikomeye nka New York, London na Paris, imishyikirano y'abantu n'inuma ikomeje kuzamo ikibazo kubera ko ubwinshi bwazo butuma hari abazifata nk'icyago. Hari n'abadatinya kuzita imbeba ziguruka. Kubaka imiturirwa miremire ikabakaba mu bicu byatumye inuma zihabona ubuturo bwizewe. Nanone kuba muri iyo mijyi haboneka ibisigazwa by'ibiryo byinshi abantu baba bagiye basigaza bakabijugunya, bituma izo numa zibona ifunguro ritubutse. Ibi byombi byatumye ziba nyinshi cyane mu mijyi minini ituwe cyane. Ziragenda zigata amatotoro yazo ku bibumbano ndangamateka n'inyubako za kera zikabyuzuza. Ariko kandi umuryango w'inuma muri rusange wagiye utakaza amwe mu moko yazo mu buryo bubabaje. Izitwaga passenger pigeon muri Amerika ya ruguru zigeze kuba ari bwo bwoko bw'inyoni zo mu gasozi zifite umubare munini kurusha izindi ku isi. Hari inkuru zivuga ko iyo zanyuraga mu kirere zigendera hamwe zakizimagizaga ku buryo izuba ryashoboraga kumara isaha irenga ritagera hasi kubera ubwinshi bwazo. Uruhuri rumwe rwabaga rurimo izibarirwa mu mamiliyari. Ikibabaje ni uko byageze mu mwaka w'1914 izi zaramaze kuba amateka. Ndavuga gucika ntihagire n'iy'umuti isigara ku isi. Ibi byatewe n'abahigi bazihigaga bakazijyana kuzitunganyiriza mu nganda hagamijwe kwihaza ku nyama. Nanone itemwa rikabije ry'amashyamba ryatumye zibura aho zihungira n'aho zororokera. Ngo kuko amamiliyari menshi y'inyoni yageze ku mubare 0 mu myaka itageze kuri 50. Ku kirwa cya Mauritius naho hahoze inuma nini zitagurukaga zitwaga dodo, ariko zaje gucika burundu mu myaka 80 yakurikiye kwakandagiza ikirenge cy'umunyaburayi wa mbere. Izi nyoni zari zarigumiye aho ibinyejana byinshi nta kintu kizihiga kandi zidatinya abantu. Ntizabahungaga. Gusa icyo nicyo cyazikozeho. Ni ngombwa ko umenya izi nkuru kubera ko hari isomo rikomeye zidusigira. Kuba inyamaswa runaka ari nyinshi cyane ntibisobanuye ko zidashobora gucika mu buryo bwihuse, cyane cyane iyo impamvu ibitera ari umuntu utuma zipfa vuba vuba kurusha uko zororoka. Uko waba utunze ibintu byinshi gute, ntuzigere utekereza ko bidashoboka gushira mu gihe gito gishoboka kurusha icyo byagusabye mu kubirunda. Uburyo passenger pigeon zororokaga gake gake no kuba bisaba ko ziba ari igikundi kinini kugira ngo zikomeze kumererwa neza, byatumye igihe abantu babonaga ko zagabanyutse barabuze icyo bakora kugira ngo bazibuze gucika burundu. Amazi yari yararenze inkombe. Nizere ko kugeza aha niwumva inuma iri kuguguza irungurukira mu idirishya ryawe utazabifata nk'urusaku, ahubwo uzaba uri kumva indirimbo y'inyamaswa iguruka ifite busole mu mutwe, ikagira ubushobozi bwo kumva amajwi yo hasi umuntu adashobora kumva n'agatorero kavamo amata. Ni inyoni yatwaye ubutumwa bw'abantu bwinshi ku mbuga z'urugamba. Yashushanyijwe ku nkuta z'insengero mu myaka ibihumbi ishize. Zifatanya kurera abana mu buringanire budashobora kugerwaho na nyinshi mu nyamaswa zindi. Ibi kandi bikabera mu cyari kigizwe n'uduti mbarwa, mu ishami ry'igiti kiri mu busitani bwawe, ahantu hatihishe rwose. Murakoze kureba.